Imana yanga abantu bayishimisha umunwa ngo imitima iri kure. Nujya kuvuga uti Imana ni nziza, nukuri bijye bikuva ahantu, bijye bikuva mu nda, bijye bikuva ahantu hakomeye. Njyewe ndabivuga ndabihamya Imana ni nziza, nta nubwo twabona ngo uburyo tubivugamo ngo twemeze ko Imana ni nziza kuko turi abantu tuvuga indimi z'abantu. Kereka tubonye indimi z'abamarayika nibwo twavuga ubwiza bwayo maze yadukunze turi babi. Nicyo kintu gitangaje ku Mana. Mu gitondo yavuga iti mwese ni murimbuke ndema abandi banyubaha, ariko irangira dukunda kubera ko yaturemye ikadushyira mu mwuka wayo. Buriya Imana ni umwuka, byanditse muri Yohana 4:28 ngo Imana ni umwuka n'abayiramya bagomba kwiramya mu kuri no mu mwuka, kandi ngo ire mu muntu yamuhumekeye mu mwuka wayo. Bivuga ngo sabe ahuri hari icyo twaye Imana iha agaciro wowe utajya uha agaciro. Buriya ibya kamere uyu mubiri tujya dukunda kuwambika tukawunezererwa tukaba proud turakomeye. Umuntu uvuga ngo arakomeye aba afite ikibazo. Umwuka w'umuntu murimo ufite ubumana w'Imana iha agaciro, ntabwo twakabaye proud yabo turibo nuko dusa nuko duteye nuko tugenda, ahubwo twakabaye tuvuga tuti iki Imana yaduhaye tukigaburira iki, niturebe inyuma. Icyo ni cy'Imana iha agaciro, niyo mpamvu idukunda cyane. Yakunze abari mwisi cyane, kandi iby'Imana biba ari byinshi, ngo kuko yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Ntabwo yadukunze urukundo rusanzwe cyane ijyaho ngo kandi itanze ubuzima itanga